turahareba iyo tuvuga Ali ntabwo tumujyana kure n'ubushiya, turaza kubigarukaho turebe bihurira he biva he, turabireba. Ariko ikiriho nuko abantu nta muntu wakunda Ali bin Abi Talib nka ahlus sunna wal jamaa, tawubaho. Twebwe Allah yaduhaye amahirwe ahlus sunna wal jamaa y'ibintu byose kubijyana mu mwanya wabyo, kudakabya ngo turengere cyangwa se kutirengagiza ibintu. Ntabwo twe tumeze nk'abashiya kuri uyu musangira ngendo w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo tujye kumukabiriza. Abashiya baramukabiriza kugeza igihe bamusengeye. Hano nimba bihagaze bitya tukaba tubigaragaza mu bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa, ni twebwe barimo kurengera, ni twe banyabikabyo cyangwa abanyabikabyo n'abangabo babyanditse? Nicyo kibazo nkomeje kwibaza. Mu gitabo Al-Jami' as-Saghir wa Ziyada cya Suyuti tugasangamo imvugo ari nayo wenda ngira ngo nsorezeho, igira iti dhikru Ali ibada. Intumwa y'Imana iti kwibuka Ali bin Abi Talib, kuvuga kuri Ali bin Abi Talib ni ibada. Uwitwa Kanduzi, uwitwa As-Salih Hishami n'abandi bagiye batandukanye bagarutse kuri ino mvugo, bagaragaza ko ni imvugo sahihi y'ukuri. Sasa ni ngewe ukabije, ni ngewe urengere cyangwa ni Suyuti? Mu bitabo by'abamenyi ba Ahlus Sunna wal Jamaa ni imvugo nyinshi cyane zigaragaza ko Ali bin Abi Talib yari umumenyi kurusha abandi basahaba, yari umunyabwenge kurenza abandi basahaba, yari utinya Imana kubarusha, yari intwari kubarenza. Yewe na nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niwe wagizwe umuyobozi, niwe wari ukwiriye kuba umuyobozi nk'uko intumwa y'Imana ariyo yamusigiye izo nshingano. Icyo twavuga hano kandi kigaragaza nuko impamvu abavandimwe muri Ahlus Sunna wal Jamaa iyo tuvuga ibintu nk'ibi, amagambo nk'aya, hadithi nk'izi ngizi tuzikuye mu bitabo byabo, bavuga ko ari ibikabyo, ahanini ibyo tuba tuvuga kuri Ahlul Baiti barabiriba bakabyitegereza bakabibura kuri babandi bihebeye mu basahaba. Iyo bamaze kubibaburaho bazana systeme yo kuvuga ko ni ibikabyo, ni ugukabiriza abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana. Abashiya bakamukabiriza kugeza igihe bamurutishije intumwa. Ibi ngibi ni ukurengera abavandimwe b'Abayisilamu, turi bubirebe. Twebwe rero ibi byose turabifite, tukitwa amazina, tukitirirwa amazina yabo kubera kubakunda, tukita abana bacu amazina y'abana babo kubera kubakunda, abana bacu b'abakobwa tukabita amazina y'umugore wa Ali, Fatima, umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera kubakunda, n'ibindi byinshi bavandimwe b'Abayisilamu. Mu gihe biragoye kusanga umushiya witwa Abu Bakar, niyo baremwe isatarajyamo ebana akoresha ibishoboka byose akarihindura, cyangwa umushiya witwa Umar, biragoye cyane. Ngo yumva ari igisebo. Niyo sanze ari gutyo byagenze, akaba umushiya witwa Umar akoresha ibishoboka byose akarihindura, cyangwa Uthman cyangwa abandi basangira ngendo, kubera ko bo ibintu babamo by'imyemerere yabo bitandukanye na gahunda y'Ubuislamu Allah subhanahu wa ta'ala yazaniye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ntabwo babona umushiya witwa Aisha radiyallahu anha, kubera ko bo idini ryabo ntabwo ari idini rya Qur'ani, aho Allah avuga ati radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah bano bantu yarabishimiye. Aisha mudamu w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarishimiwe, ntabwo babyemera buri. Ujye usumira Mwenyezi Mungu rero Allah subhanahu wa ta'ala ko uri iki, uri umuyisilamu kandi ushira mu gaciro abasangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bizwi ko yatabarutse ari abasangira ngendo we, ukabakunda kandi ukabishimira utavanguye. Mu kugaruka kuri ano magambo mumaze kwiyumvira muri ano majwi y'ino muvandimwe, turacamo ibice bitandukanye. Muri kino gice tugiye kuganira ku kintu kibanze yatangiriyeho, avuga ngo nta muntu wakunda Ali bin Abi Talib alayhi salam nka Ahlus Sunna wal Jamaa. Hano tukibaza duti Ahlus Sunna wal Jamaa ni bande, batangiye kubaho ryari? Ese intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam
yaba yari uwo muri kano gatsiko ka ahlu sunna wal jamaa? Ni ikibazo umuyisilamu uwo ari wese yakabaye yibaza uno munsi. Ntihagire kandi uvuga ngo ahlu sunna wal jamaa ngo bisobanuye abayisilamu bagendera kuri sunna. La, nta muyisilamu ahava akagera wemera ko atagendera kuri sunna, uretse ko igihari abayisilamu bazigenderaho mu buryo butandukanye, baziga mu buryo bunyuranye, bazigira ku barimu bagiye batandukanye, ari nabyo bituma bavamo amatsinda agiye atandukanye. Islamu ni idini imwe y'ukuri idafitiye kabiri, ariko mu bayisilamu bitewe n'uburyo bigamo ya dini naho bayigira, abo bahitamo kuyigaho baza mu matsinda atandukanye. Sasa iri tsinda cyangwa se akagatsiko ka ahlu sunna wal jamaa katangiye ryari? Intumwa y'Imana yaba yari muri kano gatsiko ka ahlu sunna wal jamaa? Icya kabiri umuyisilamu yakibajije ni ikibazo kigira giti, ese ni gute wakunda Ali ibn Abi Talib alayhi salam, hanyuma mu kandi kanya ugahindukira ukanakunda n'umwanzi wa Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Mu yindi mvugo, wakunda gute ahlu baiti, abo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kandi muri ako kanya ukabona kunda abanzi b'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mukaba mwakwibaza muti, ese abo mu rugo rw'intumwa y'Imana bari bafite abanzi? Yego. Abo banzi se bari abakristo, bari abayahudi? Oya. Amateka tugaragaza ko, atwereka ko abo banzi bari abayisilamu. Yewe bamwe muri bo bari n'abasahaba, abatabi'ina. Abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana bagiye bicwa urusorongo kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, kandi nta utarishwe n'inkota, yishwe n'uburozi. Ababicaga se bari bande? Si abayisilamu. Nta mukristo, nta muyahudi ugaragara mu rupfu rw'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uretse ko ababicaga babaga ari abayisilamu. Tugaruke ku kibazo kibaza ngo, ese ahlu baiti bari bafite abanzi mu basahaba koko? Nkuko nari maze kubivuga, nibyo rwose. Niturambura igitabo Minhaju Sunnati Nabawiyya cya Ibn Taymiyyah, al-Juz'u as-Sabi', ijuzu rya 7, page 137 n'138, uyu Ibn Taymiyyah ufite icyubahiro gikomeye cyane muri cyo mu rwego rwo hejuru cyane muri ahlu sunna wal jamaa, aratubwira ko abakhalifa batatu babanje aribo Abu Bakar, Umar hamwe na Uthman, ngo Imana nyagasani yari yarabahaye gukundwa n'abantu, ngo ariko Ali ibn Abi Talib siko we byagenze, siko byari bimeze. Ahagira ati walam yakun kadhalika Ali ibn Abi Talib we ntabwo ariko byari bimeze, ntiyakundwaga n'abantu. Fa inna kathira min as-sahaba wat-tabi'in kanu yabghadunahu wa yasubbunahu wa yuqatiluna. Atahubwo benshi mu basahaba n'abatabi'ina baramwangaga, bakamwanga urunuka, bakamutuka, yewe baranamurwanyije. Muzi urugamba rwa Aisha arwanya Imamu Ali ibn Abi Talib, urugamba rwitiriwe ingamiya Jamal. Nituza mu gitabo Sahihu Muslimu babu dhikru fadaili sahabi nabi, ahavuga ibigwi bitandukanye by'abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, page ya 251, baratubwira ngo amara Muawiyah ibn Abi Sufyan Sa'ada faqal ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Muawiyah ibn Abi Sufyan yategetse umusahaba mugenzi we witwaga Sa'ad gutuka Ali ibn Abi Talib, kuvuma Ali ibn Abi Talib. Nuko Sa'ad ngo ntabwo yabikoze. Muawiyah ageraho abazuye Sa'ad ati, ese niki kikubujije gutuka Ali ibn Abi Talib? Kuki mbigutegetse ntubikore? Muri iyi mvugo haragaragaramo ibintu bitatu by'ingenzi Sa'ad yeretse Muawiyah bimuteye kudatuka Ali ibn Abi Talib, uretse ko ntabwo ari byo dushaka gusobanuraho ku burebure, ahubwo twashakaga kwerekana no kugaragaza ko mu basahaba ubwabo harimo abari abanzi ba Ali ibn Abi Talib. Mu basahaba
hari abari abanzi ba ahlul bayt alayhim afdalu salatu wassalam nkuko tumaze kubibona muri sahih muslimu hamwe no muri minhaj sunnati nabawiyya. Ibi ni byanditse mu bitabo bya ahlus sunna wal jamaa, si ibitabo wenda by'abashia, ku buryo ahlus sunna wal jamaa uyu munsi yaza katubwira ati ibyo ngibyo ni ibyanyu, ni si ibyacu, nta hantu bihuriye no kwemera kwacu. Icyo tubona rero nuko amateka hari ibyo yagiye ashimangira, hari ibyo yagiye yandika bidashobora kwibagirana ku bijyanye na ahlul bayt, ku bijyanye n'urwango bamwe bagiye babagirira, yewe no mu basahaba. Uyu nguyu Muawiya ibn Abi Sufyan niwe watangije igikorwa cyo kuzajya avumira Ali ibn Abi Talib kuri mimbari y'umunsi w'ijuma, bimara imyaka myinshi cyane byubahirizwa, yewe na imamu utabikoze muri khutuba y'ijuma akamburwa uburenganzira bwo kuzongera gutanga ijuma. Muawiya nguyu yaziririje abana b'abayisilamu kongera kujya bitwa amazina nka Muhammad, Ali, Fatima. Ibi biri mu bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa, wenda tuzagenda tubigaragaza gahoro gahoro. Ariko nimba bihagaze bitya, ntutubwire ngo uyu munsi ushobora kwihandagaza ukavuga ko ukunda Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ukunda ahlul bayt alayhi salam, ku rundi ruhande unakunda abanzi babo. Hano twakubwira duti ikinyoma icyo kiranyagisha. Bavandimwe, dukomeje gufata akanya tugira ibyo tuvuga ku majwi mumaze kumva yashyizwe ahagaragara n'umuvandimwe muri Ahlus Sunna wal Jamaa mu Rwanda. Nge uri kugira ibyo nsobanura cyangwa se nyavugaho, ndi umuyisilamu w'umushiya. Ni kenshi mu bihe byashize abashiya bagiye bavugwaho ibintu bitandukanye bitari nabyo, gusa ntibafata umwanya wo kugira icyo babivugaho uhagije, wo kugira ibyo basobanura. Ariko noneho abashiya turabona ko ni wo mwanya wo kugira ngo tujye dusobanura ku bintu nk'ibi ngibi bivugwa ku bashiya, bye guteza urujijo mu bantu, bye guteza abantu kumva nabi no gufata nabi abashiya mu buryo butari bwo. Uyu muvandimwe mu majwi ye arakomeza avuga ko iyo bigeze kuri Ali ibn Abi Talib alayhi salam, iyo bigeze kuri ahlul bayt alayhi salam, ngo abayisilamu b'abashiya turakabya, tukarengera, tukarenga imbago, ariko bo Ahlus Sunna wal Jamaa nibo bakunda neza ahlul bayt batarengereye nta bikabyo. Mbese nibo bari mu murongo mwiza ku bijyanye na ahlul bayt kurenza abayisilamu b'abashiya. Hano turabisabira ikintu kimwe bavandimwe Ahlus Sunna wal Jamaa, turababaza ngo ese kudakabya, kutarengera kuri ahlul bayt, kutarengera kuri Ali ibn Abi Talib alayhi salam ni gute? Nimutwereke imbibi ziri hagati yo gukabya no kudakabya kuri Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nimwigisha ibigendanye na ahlul bayt mubivuye muzi, amasomo muyarambure, mwereka abayoboke banyu ngo dore ahlul bayt alayhim afdalu salatu wassalam uko bigishwaho biciye mu kuri bitarenga imbibi. Hanyuma na hahandi abashiya babarengaho imbibi mu bigaragaze, mushyira ahagaragaro uko kuri, abayisilamu bakumenye. Iki ngiki nicyo dukeneye. Naho ibyo kwirirwa murekereje ngo abayisilamu b'abashiya bari buvuga iki kuri ahlul bayt kugira ngo duhite tuvuga ko barengereye, nababwira ko iki gihe cyamaze kurangira. Ubu twinjiye mu kindi gihe. Nimba dufashe igitabo nka Fadailus Sahaba cya Ibn Hanbal, tugasomamo imvugo ivuga ko Imam Hassan alayhi salam yagize ati laqad faraqakum amsin rajulun ma sabaqahu al-awwaluna wa la yudrikuhu al-akhirun. Ubwo Imam Ali ibn Abi Talib yari yitabye Imana, umuhungu we Imam Hassan yafashe ijambo bukeye bwaho abwira abantu ati mu by'ukuri yamaze kubasiga, yamaze kubavamo umugabo udafite aho ahuriye
mu bigwi n'ababanje ndetse n'abazakurikira. Aya ni amagambo mugaragaza ko ari sahih mu gitabo Fadailu Sahaba, no muri Musnad ya Imam Ahmad hagaragaramo amagambo nk'aya ngaya. Sasa nkibaza nti ubu ngubu ni ngewe ukabije, ni ngewe urengereye kuba ngaragaje ibyo Ahmad ibn Hanbali yavuze, cyangwa uwarengereye uwakabije n'uyu nguyu wanditse iki gitabo agashyiramo amagambo nk'aya ngaya. Nitujya mu gitabo Kanzul Amal fi Sunanil Aqwali wal Af'al cya Mutaqi Hindi, umumenyi w'umusuni, ijuzu ya 11 page ya 603, arakwereka hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithu sahih igaragara no mu bitabo bitandukanye. Aho intumwa yagize iti Ali minni bimanzilati ra'si min badani, intumwa y'Imana iti Ali bin Abi Talib kuri nge ni nk'umutwe ku gihimba. Iyi mvugo inagaragara mu bindi bitabo nk'igitabo Tarikhu Baghdadi juzu ya 7 page ya 462, nk'igitabo Tarikhu Damashq cya Ibn Asakir. Iyi mvugo irimo. Niturambura igitabo Tarikhu Kabir cya Bukhari mumenyereye, ijuzu ya 7 page ya 33, turasangamo imvugo aho intumwa y'Imana yagize iti man faraqani faraqa Allah wa man faraqaka ya Ali faraqani. Uwitandukanyije nanjye aba yitandukanyije na Allah, n'uwitandukanyije nawe yewe Ali bin Abi Talib uwo nguwo aba yitandukanyije nanjye. Bisobanuye ngo kwitandukanya na Ali bin Abi Talib ni ukwitandukanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kujya mu gikundi kitari ku ruhande rwa Ali bin Abi Talib ni ukujya mu gikundi kitari kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi biri mu bitabo bya Ahlus Sunnah wal Jamaa, Musnad ya Ahmad ibn Hanbal ijuzu ya 2 page ya 570, nabo bagaragaza iyi mvugo. Nitujya mu gitabo At-Tarikhul Kabir twari tumaze kuvugaho cya Bukhari, ijuzu ya 6 page ya 306, an Amr ibn Shams قال أرفقتي قال لي النبي إنه إيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرامجيتي أذيتني uranjujubije umhoreye ikosa nkugizeho ikibazo. Hanyuma uyu nguyu Amru akomeza abaza intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, ese ni ikihe niriho kosa ngukozeho nkujujubije nte? Intumwa y'Imana iramubwira iti man adha aliyan faqad adhani, ujujubije Ali bin Abi Talib abanjujubije ngewe intumwa y'Imana. Iyi mvugo nayisanga mu gitabo cya Sahihu Ibn Hibban, nawe yayigarutseho. Hano nimba bihagaze bitya tukaba tubigaragaza mu bitabo bya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ni twebwe barimo kurengera, ni twe banyabikabyo cyangwa abanyabikabyo n'abangabo babyanditse? Nicyo kibazo nkomeje kwibaza. Mu gitabo Al-Jami' as-Saghir wa Ziyada cya Suyuti tugasangamo imvugo ari nayo wenda ngira ngo nsorezeho, igira iti dhikru Ali ibada. Intumwa y'Imana iti kwibuka Ali bin Abi Talib, kuvuga kuri Ali bin Abi Talib ni ibada. Uwitwa Kanduzi, uwitwa As-Salih Hishami n'abandi bagiye batandukanye bagarutse kuri ino mvugo, bagaragaza ko ni imvugo sahih y'ukuri. Sasa ni ngewe ukabije, ni ngewe urengereye cyangwa ni Suyuti? Mu bitabo by'abamenyi ba Ahlus Sunnah wal Jamaa ni imvugo nyinshi cyane zigaragaza ko Ali bin Abi Talib yari umumenyi kurusha abandi basahaba, yari umunyabwenge kurenza abandi basahaba, yari utinya Imana kubarusha, yari intwari kubarenza. Yewe na nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, niwe wagizwe umuyobozi, niwe wari ukwiriye kuba umuyobozi nk'uko intumwa y'Imana ariyo yamusigiye izo nshingano. Icyo twavuga hano kandi kigaragaza nuko impamvu abavandimwe muri Ahlus Sunnah wal Jamaa iyo tuvuga ibintu nk'ibi, amagambo nk'aya, hadithi nk'izi ngizi tuzikuye mu bitabo byabo, bavuga ko ari ibikabyo, ahanini ibyo tuba tuvuga kuri Ahlul Baiti barabiriba bakabyitegereza
bakabibura kuri ba bandi bihebeye mu basahaba. Iyo bamaze kubibaburaho bazana sisiteme yo kuvuga ko ni ibikabyo, ni ugukabiriza abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana. Nyamara mu by'ukuri siko bimeze, ntabwo ariko bihagaze. Nkaba rero ngira ngo nsoreze hano nsaba abavandimwe muri Ahlus Sunna wal Jamaa kuzajya bakoresha ubutabera igihe bari kuvuga ku bantu bafite ibyo batemeranywaho mu bijyanye n'imyemerere ya Kisilamu. Arakomeza avuga ati Ahlus Sunna wal Jamaa icyemeza ko dukunda Ahlul Baiti, abana bacu tubita amazina y'abantu bo muri Ahlul Baiti. Ati n'ikigaragaza ko abashiya badakunda abasahaba b'intumwa y'Imana, by'umwihariko bari batatu babanje ari abakhalifa nka Abu Bakar, Umar, Uthman, yewe n'abandi nka Aisha, Muawiya, nuko ntushobora kubona umushiya wise umwana we rimwe muri ayo mazina. Yewe n'uwitwaga rimwe muri ayo mazina ajya kuba umushiya akashaka uburyo ahindura izina rye. Icyo twavuga hano rero cyumvikana mu ncamake nuko amazina si rwo rukundo. Kuba nafata umwana wanjye nkamwita izina risa n'iry'uriya kanaka ntabwo bisobanuye ko byanga bikunze nkunze uwo kanaka, dore ko ushobora no gusanga muri icyo gihe hari undi kanaka nawe ufite iryo zina. Noneho mu kwita umwana wanjye iri zina abantu bakajya bagira ngo ngambiriye uriya, kandi nyamara ngambiriye undi utari we. Kugira ngo rero byumvikanishe neza ko kwita izina runaka umwana wanjye bifite aho bihurira n'urukundo n'umwuka mwiza uri hagati yanjye na kanaka, birasaba izindi dalili, izindi gihamya zihariye ku ruhande. Dore ko iyo havuzwe ibigerekeranye n'amazina, Ahlus Sunna wal Jamaa bahita bakubwira bati nanditse ikigaragaza ko hagati ya Ali bin Abi Talib alayhi salam na Abu Bakar, Umar hari umwuka mwiza, nuko Ali bin Abi Talib mu bana yari afite harimo abitwaga Abu Bakar hamwe na Umar. Ibi ngibi ntabwo ari byo. None se mu gihe cy'abo basahaba nta bandi bantu bitwaga ayo mazina, nta bandi bantu bitwaga ba Abu Bakar, ba Umar, ba Uthman muri icyo gihe? Igisubizo nuko bari bahari. Kuki se wumva ko kuba Ali bin Abi Talib alayhi salam yarise abana be Abu Bakar, Umar, Uthman bisobanuye bariya b'abasahaba? Ushingira kuki? Hakenewe dalili. Nimba ibyerekeranye n'amazina bisobanuye urukundo, muduha amazina y'abana ba Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiya, Yazid bitwaga ba Ali, Fatima, Hassan na Hussein. Urutonde murushyire ku meza. Rurabura, nta urwo rutonde rurihe, nta ruhari. Ikindi, kuba umushiya adakunda kwita abana be cyangwa se nawe atakwitwa Abu Bakar, Umar, Aisha n'andi mazina nk'ayo, bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Ibisobanuro by'ayo mazina se, ibikorwa by'abo bantu mu gihe amaze kubasobanukirwa abo ari bo, akumva wenda atabakunze. Dore ko gukunda uwabanye n'intumwa y'Imana wese si itegeko ry'Imana n'intumwa yayo. Biramutse ari uko bimeze, dukeneye dalili. Abo twategetswe gukunda ni abantu bazwi ku izina rya Ahlul Bayt alayhimu salamu bonyine gusa. Kubakunda ni itegeko ry'Imana n'intumwa yayo. Abandi kubakunda no kutabakunda ni uburenganzira bw'umuntu. Ikindi nanone nsorezaho kuri ibi by'amazina nuko si itegeko kwitwa bene ayo mazina ngo Abu Bakar, Umar, Uthman. Ni itegeko se kuva kuri nde? Icyo amazina rero gisobanuke ko mbere na mbere amazina ntabwo ari ashobora kugaragaza urukundo, kandi umuntu ashobora kwita izina umwana we yitiriye undi muntu runaka, abantu bakajya bagira ngo wenda se n'undi, mbese abantu hakabaho kwitiranya. Ubu se muri iki gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitwa ba Habyarimana bose bivuze ko bagiye bitirira ayo mazina bayita biturutse ku mwuka mwiza n'urukundo bari bafitiye uwahoze ari perezida w'u Rwanda witwaga iryo zina? Simpamye ko aricyo bisobanuye.
ni ikintu rero mu by'ukuri hano cyumvikana neza, kitagakwiye guteza urujijo, kitagakwiye gukurura umwuka mubi uwo ari wo wose. Ikindi umuvandimwe asorezaho ni aya ya Qur'ani ati radiyallahu anhum wa radu anna, Imana yarabishimiye nabo barayishimira. Abangaba ni abasahaba. Imana yabishimiye bose uko bakabaye, hanyuma kuki abashiya batabishimira, kuki abashiya batabakurikira, kuki batabagenderaho, kuki batabavuga neza bose? Mu gusobanura hano rero ngaruka kuri no aya nuko mbere na mbere rwose muvandimwe, icya mbere nuko Imana Nyagasani yagiye gutangaza ibingibi, iyi aya yagiye guhishurwa ahari isezerano bamwe mu basahaba, nta nubwo ari bose, bamwe mu basahaba bagiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahitwa i Hudaybiya. Ntago bari abasahaba bose, ahubwo ni bamwe muri bo. Ikindi cya kabiri nuko Imana Nyagasani yabishimiye muri icyo gihe barimo, bitewe nyine n'iryo sezerano bari bamaze guha intumwa y'Imana. Bishimirwa muri icyo gihe. Nta hantu hari ayivuga ngo abasahaba bishimiwe kuzageza ku munsi w'imperuka. Iyo aya nta muntu wayibona. Kandi Imana Nyagasani ishobora kwishimira umuntu mu gihe kimwe, mu kindi gihe cyangwa se byenda no kwitaba Imana habura gatoya rwose bikarangira Imana itakimwishimiye. Niyo mpamvu mu maduwa tubwirizwa gusoma no gusaba ni dua isaba iherezo ryiza. Iherezo ryiza nicyo kintu cy'ingenzi. Uko waba umeze uyu munsi ntabwo ari byo by'ingenzi cyane, ahubwo uko uzamera, iherezo ryawe uko rizagenda. Nitujya nko muri suratu Araf aya 175, Imana iti watul alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan. Uyu nguyu ni witwa Ba'ura wo muri Banu Israel, ngo wari umuntu wari uri mu rwego rwo hejuru cyane. Imana Nyagasani yari yarahaye ibimenyetso byayo, ariko yaje kugira iherezo ribi, rirangira Imana imugereranyije n'imbwa muri Qur'ani. Imana iti basomera inkuru y'uwo twahaye bimwe mu bimenyetso byacu, hanyuma nyuma yaho akaza guhinduka mubi. Nuko nyuma yaho hakurikira shitani, abumwe mu bayobye. Abasahaba rero nibyo, hari bamwe mu basahaba bishimiwe bitewe n'isezerano bari bamaze guha intumwa y'Imana, ariko si turebe ngo nyuma yaho bakomeje kurinda rya sezerano. Ese icyatumye bishimirwa bakomeje kukizirikana no kukibungabunga, cyangwa hari aho bagize baratana? Iherezo ryabo ryagenze riti? Icyo ngicyo nicyo cyo kureba. Amateka aragaragaza iki? Amateka agaragaza ibitandukanye. Kuba barishimiwe ntitubihakana, ariko kuba barakomeje kurinda no kubungabunga icyatumye bishimirwa, icyo ngicyo ni ikindi. Ari naho tugiye guhera tuganira noneho ku burebure ibijyanye n'abasahaba, uburyo muri bo hashobora kugaragaramo abeza n'ababi, abanyakuri, abanyabinyoma, intwari, ibigwari, tugendeye kuri Qur'ani na Sunna. Ariko mbere na mbere twibaze ngo si ubundi umusahaba ni nde? Niturambura igitabo Sahihu al-Bukhari, kitabu Fadail as-Sahabi an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwikubitiro baravuga ngo waman sahiba an-Nabi aw ra'ahu min al-muslimina fahuwa min ashabihi. No kuvuga ngo uwabanye n'intumwa y'Imana akayibona mu bayisilamu, uwo ni umusahaba, ari mu basahaba b'intumwa. Umusahaba w'intumwa ni umuyisilamu wabonye intumwa y'Imana akabana nayo. Icyo nicyo gisobanuro cy'uwitwa umusahaba. Byumvikane neza rero nimba ariko no bimeze, nimba ari uko bihagaze. Umusahaba ni umuyisilamu nk'uwo ari we wese, uretse ko itandukaniro nuko we yagize amahirwe yo kubaho mu gihe kimwe n'intumwa. Nimba aya mahirwe yarayakoresheje neza, alhamdulillah, azabihemberwa. Nimba yarayatereye inyoni, afite ibyago bikomeye cyane. Mu gitabo Taqrib Rawi cya Suyuti tubwirwa ko iki ni igitabo cya Al-Sunnah wal Jamaa, tubwirwa ko intumwa y'Imana yapfuye ifite abasahaba
basagaga 120, hagati y'116 n'120. Uko niko ibitabo bya Ahlus-Sunna wal Jamaa bitubwira. Ariko aba bose ntabwo bavuga ngo bose bari abantu beza, bari abantu badashobora kubonekamo indyarya n'imwe, bari abantu b'intwari bose uko bakabaye. Ibyo siko bimeze, kubera ko Qur'an ubwayo dufashe aya ya 7 muri suratu Hujurat, Imana iti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, nimuzirwa n'umuntu w'inkozi y'ibibi abazaniye amakuru mubanze muyagenzure neza. Tukabwirwa muri za tafsiru nka tafsiru Thalabi, tafsiru Qurtubi za Ahlus-Sunna wal Jamaa ko iyi aya yahishuwe kubw'umusahaba w'intumwa witwaga Walid ibn Uqba, niwe wiswe inkozi y'ibibi muri no aya. Nidukomeza aya 11 muri suratul Jumu'ah, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima, iyo babonye ibyashara cyangwa bidafite umumaro babyirukanka inyuma, barabyirukira bakagusiga uhagaze wenyine. Intumwa y'Imana yari irimo tanga imbwirwaruhame y'ijuma mu musigiti wa Madina. Humvikana urusaku rw'abacuruzi bari bazanye ibicuruzwa ngo byamake cyane bavuye hanze ya Madina. Abasahaba bose basohoka mu musigiti bawushiramo, bati intumwa y'Imana irimo gusoma khutuba y'umunsi w'ijuma, bigira muri ibyo byashara bajya guhaha. Cyokora ngo hasigayemo ngo abasahaba 12 gusa. Hanyuma se ubu ngubu twavuga ko mu by'ukuri ubutabera bw'abasahaba buri hehe hano? Reka dukomeze turebere hamwe icyo Qur'an ivuga ku byerekeranye n'abasahaba. Tuze muri suratu Tauba aya 101, Imana iti wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Gukomeza kugenda iyi aya irangiye, Imana iti mu by'ukuri no mu babakikije muri abo bantu b'ikantarange harimo indyarya, yewe n'abo bantu b'i Madina abadashobora kureka uburyarya na rimwe babarimo aho ngaho, turabazi mwe ntabwo mubazi. Iyi ni aya ya Qur'an. Muri sahihu Muslim yewe na sahihu Bukhari shawahidu tanzil tugasangamo hadith izwi ku izina rya hadithul hawd, aho intumwa y'Imana yivugiye iti yaridu alayya yawma al-qiyamati rahtu min ashabi, ku munsi w'imperuka bamwe mu basahaba banjye bazanyuzwaho, bazancishwaho ari igihwiriri bajyanywe mu muriro wa jahannama. Fa aqulu ya rabbi ashabi, mvuge nti ya Imana nyagasani abo ni abasahaba banjye. Fa yaqulu innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak, hanyuma Imana nyagasani mbwira iti mu by'ukuri ntuzi ibyo badukanye mu idini nyuma yawe. Innahum irtaddu ala adibarihim alqahqara, abo ngabo bavuye mu idini bajya kure yayo bisubirira mu gihe cy'ubujiji. Soma sahihu Bukhari umuzingo wa 7 paji ya 207, igitabo shawahidu tanzili umuzingo wa 1 paji ya 284. Urabonamo ibi ngibi. Ese haba hari umusahaba wemeranya natwe kuri ibi ngibi turimo tuvuga ko mu basahaba hashoboraga kugaragaramo abeza yewe n'ababi? Yego rwose. Umusahaba Umar ibn al-Khattab mu nkuru igaragara muri Sahih Muslim atubwira ko biturutse kwa Hudhaifa hari igitabo reka nkigereho, tubwirwa ko umwe mu basahaba yaraje yegera imbere y'intumwa y'Imana aravuga ati ya Muhammad i'dil, yewe intumwa y'Imana Muhammad jya ukoresha ubutabera. Intumwa y'Imana iti waylak wa man ya'dilu idha lam akun 'adil. Intumwa y'Imana iti ufite ibyago wa muntu we, ese ninde waba agira ubutabera mu gihe ngewe naba ntagira ubutabera? Hanyuma ngo Umar waraho hafi amaze kubona uwo musahaba yitwaye gutya imbere y'intumwa y'Imana, ngo avugira hejuru avuga ati yewe intumwa y'Imana reka nice uyu munafiki,
reka niciye indyarya. Intumwa y'Imana iramubwira iti nzikinze ku Mana abantu batazasigara bavuga ko nicaga abo twari kumwe. Intumwa ikomeza ibwira barahiti mu by'ukuri uyu muswahaba mubona uteye atya hamwe n'abaswahaba be. Iri jambo ryarakoreshejwe muri no mvugo. Hamwe n'abaswahaba be cyangwa se n'abagenzi be abameze nkawe. Ibi biraduha n'igisobanuro cy'abaswahaba bivuze iki? Ni umuswahaba ariko nawe intumwa y'Imana iravuga ko afite abaswahaba bagenzi bahorana. Intumwa rero iti uyu muswahaba mubona hamwe n'abagenzi be bateye batya basoma Qur'an ariko ntishobora kurenga imihogo yabo. Soma Sahih Muslim umuzingo wa 2 kitabu zaka page ya 740 hadisi 142. Muri iyi mvugo muri iyi hadisi turakuramo iki? Nuko icya mbere mu baswahaba harimo bashidikanyaga ku butabera bw'intumwa y'Imana. Icya kabiri harimo abahoraga bashaka kwica bagenzi babo intumwa igakinga ukuboko, uyu Umar. Icya gatatu harimo abitaga bagenzi babo banafiki. Uyu Umar yarabivuze ati ya Rasulullah mureke niciye umunafiki iyi ndyarya. Icya kane harimo abasomaga Qur'an ariko ntirenge umuhogo wabo. Sasa ni gute wafata abaswahaba bose muri rusange ukumva ko bari bamise kigoroye, bari abantu baremewe kuzajya mu ijuru, mu gihe tubona ibimeze gutya mu bitabo? Ibi ngibi ni bike cyane kubera ko kanya dufite kabariye ku ntoki. Nitwinjira mu gitabo Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, naho turaza gusangamo imvugo noneho aho intumwa y'Imana ubwayo yivugiye iti fi ashabi. Ni intumwa y'Imana ubwayo ivuga fi ashabi 12 munafiqa, mu basahaba banjye harimo indyarya 12, minhum 8 la yadkhuluna aljanna hatta yalja aljamalu fi samm alkhiyat. Muri izo ndyarya 12 ziri mu basahaba banjye 8 muri zo ni kabuhariwe ku buryo zidateze kwinjira mu ijuru kwazo byagorana. Iyi ni nayo mvugo dusanga muri Sahih Muslim muri kitabu sifati almunafiqina wa ahkamihim, havugwa ibijyanye ibirango by'indyarya n'amategeko arebana nazo, page y'igihumbi na 282. في أصحاب 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. iyi mvugo iraza ikagaragara no mu gitabo Sahihu Muslim. Sasa nyuma y'ibi ngibi bavandimwe ibyo kuvuga ngo abashiya banga abaswahaba, abashiya ntibakunda abaswahaba, ibyo ngibyo ni ibinyoma, ni ibintu by'ibihimbano biri aho ngaho bidafitiwe dalili. Ikihari kandi kizwi nuko umushiya agabanya abaswahaba amatsinda abiri nk'uko Qur'ani na Sunna bimaze kubitwereka. Umushiya abona ko mu baswahaba harimo abanyakuri hakabamo n'abanyabinyoma, harimo intwari hakabamo n'ibigwari, harimo abeza hakabamo n'ababi, harimo abamenyi hakabamo n'injiji. Nk'uko no mu bantu basanzwe hashobora kugaragaramo ibi byiciro byose by'abantu, no mu baswahaba niko byari bimeze, kubera ko twabonye ko umuswahaba ni umuyisilamu wabayeho ku gihe cy'intumwa akabaho mu gihe kimwe n'intumwa. Ntabwo rero mu by'ukuri kuba yarabayeho mu gihe kimwe n'intumwa ibyo ngibyo byamugira umuntu waremewe kuzajya mu ijuru. None se nimba yarabayeho mu gihe kimwe n'intumwa, ntabwo intumwa nta gihe cyageze intumwa ikitaba Imana wa muswahaba wakagumaho? Muri icyo gihe intumwa itari hari se byagenze biti? Yakomeje kuguma ku murongo umwe n'intumwa cyangwa yaratandukiriye, yaratanye? Intumwa imaze kugenda aba bitwaga abaswahaba bitwaye gute? Nta murage intumwa y'Imana yabasigiye, bayiwitwayeho gute? Barawubungabunze cyangwa bawugiye kure? Ibi byose ni ibintu byarebwa, ni ibintu byakorwaho ubushakashatsi no mu Isilamu uwo ari wese waba wifuza gusobanukirwa ukuri ku byerekeranye n'abaswahaba. Ariko mu gusoza, abayisilamu b'abashiya twemera ko mu baswahaba harimo abeza hakabamo n'abatari beza.
abeza rero tubaha ukuri kwabo, turabubaha, tukabakunda, tukagendera ku byabo, ariko nanone ababi abo ngabo nabo twubahiriza ibijyanye nyine nabo, ibijyanye n'ukuntu nyine bari bameze. Nkaba rero nasohoreza hano nkomeza gushishikariza abayisilamu bose banyumva ngo mu by'ukuri muri ino minsi by'umwihariko ibi bihe turimo, amatsinda mu bayisilamu yabaye menshi. Nibyo isilamu ni inzira imwe y'ukuri igororotse, ariko nanone abayisilamu bitewe n'aho bahitamo kwiga isilamu, bitewe n'abarimu bahitamo ngo aribo babigisha, bituma batandukana, hakavuka ya matsinda. Icyo rashishikariza umuyisilamu wari wese nyumva ni ukugerageza gukora ubushakashatsi umunsi ku wundi, areba ngo ese abayisilamu, agatsiko k'abayisilamu kari ku kuri ni akahe. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.